Turabashuhuje. Muri Uganda abanyeshuri ba Ntare School bagerageje kwica bagenzi babo bashinja kuryamana n'abo bahuje ibitsina. Abanyeshuri ba Ntare School muri Uganda bagerageje kwica bagenzi babo bane babashinja kuryamana n'abo bahuje ibitsina no kwamamaza iyo migirire muri iri shuri riherereye mu karere ka Mbarara. Ubwo imyigaragambyo yo kurwanya aba banyeshuri yatangiraga mu rukerera rwo kuwa 10 Kanama 2025, babiri muri bo batabawe n'ubuyobozi bw'ishuri, abandi bahungira hanze y'ishuri mu rwego rwo gukiza ubuzima bwabo. Aba banyeshuri barakajwe n'uko ubuyobozi bwatabaye abo bashakaga kwica, badukira inyubako zikoreramo abayobozi b'ishuri, bamenagura ibirahuri byazo ndetse n'iz'aho barara bakoresheje amabuye n'inkoni. Umwe mu banyeshuri bigaragambije yagize ati, tubabajwe n'uko hari abaryamana n'abo bahuje ibitsina muri iri shuri, ubuyobozi bukaba butabikemura. Undi munyeshuri ashingiye ku kuba muri 2023 Perezida Yoweri Museveni yaremeje itegeko rihana abaryamana n'abo bahuje ibitsina n'abamamaza ibikorwa byabo, yatangaje ko ubuyobozi bw'ishuri nibudakemura iki kibazo abanyeshuri bazakikemurira. Yakomeje agira ati, uyu ni umuburo, nibatabihagarika twebwe tuzabyihagarikira. Perezida wize muri iri shuri yemeje itegeko rihana abaryamana n'abahuje ibitsina. Byaba biteye isoni ko ibikorwa nk'ibyo bibera hano. Umuyobozi w'iri shuri Saul yatangaje ko iyi myigaragambyo y'abanyeshuri yafashe indi ntera, biba ngombwa ko hitabazwa polisi kugira ngo bayikumire. Umuyobozi w'ishuri yakomeje agira ati, twatangiye iperereza kandi na polisi iri kurigiramo uruhare. Ikibazo cy'abaryamana n'abo bahuje ibitsina si gishya kuko kivugwa ku isi hose no mu yandi mashuri. Abanyeshuri bacu baza hano ari bato, sintekereza ko batangiye iyo migirire. Ibyo bakura hanze nko mu gihe cy'ibiruhuko bishobora kuba impamvu. Umuvugizi wa polisi mu ntara ya Rwizi, Simo Gasasira, yatangaje ko nta munyeshuri atabwa muri yombi cyangwa se ngo yirukanwe n'iri shuri. Yasobanuye ko icyemezo kizafatwa nyuma y'iperereza.